hari umudamu turirimbana yari yarabuze urubyaro ariko twarasenze turasenga arangije Imana mu mwana w'umukobwa bafite abana babiri. Icyo gihe iyo uri mu mpano y'ubuhanuzi icyo hanuwe ntago cibuka, ariko twe turi gusenga arangije atanga ubuhamya n'abati nge umwana naye naramuza atariko Gadi niko bakunda kunyakura muri quartier ti Gadi yaratsenye ati uyu mwana ati byavuye kuri we. Narishimye cyane aho ngaho nasubijwemo imbaraga, nta bansanze ahubwo basanzeyo mama wanje mbyara ngo ndi gushaka Gadi uri kumushakira iki, no kugira ngo aje gusengera ura muntu. Byambereye igitangaza akimara kubimbwira, gusa byo nyine narishimye cyane ndavuga ngo nanjye batangiye kuntumira ngo nje kutangira kubasengera. Nasengeye abarwayi benshi batandukanye ntago napfa kubibuka ariko ni benshi, ariko icyo nshimira Imana nta muntu nasengeye wapfuye. Ntabwo ujya ubeshya iyo usezeranye urasohoza, ntabwo ujya ubeshya Mana narabibonye iyo usezeranye urasohoza, ntabwo ujya ubeshya. Ntabwo usezeranye umuntu inka ngo umuhe ihene, cyangwa umusezeranye imodoka nyuma umuha igare. Ibyo bikorwa n'abana b'abantu batagira Yes, reka tubasuhuza abakunzi ba Concord TV show aho mere hose mu Rwanda mu ntara enye ndetse mu mujyi wa Kigali. Abari mu mahanga mwumva ikinyarwanda turabasuje. Imana amahoro nibane namwe kandi bahe umugisha. Reka nshimira abantu bakanze subscribe mukadushyigikira tukaba turi ku muryango mugari. Nawe ugiye kubona iki kiganiro bwa mbere ukayikanda ngusabiye umugisha. Intego yanjye icyo nabasezeranije ni ukutabatenguha, ahubwo nkafata urugendo nkajya gusura abakozi b'Imana, abahanuzi, abavuga butumwa, umuntu wese ufite ijambo ryasana imitima, kuko cano yacu n'ubundi ishingiye kuyoboka Mana ndetse n'isana mitima. Niyo mpamvu imbere ya kamera ndi kumwe n'umutumirwa, ni mushya nibwo bwa mbere tumwakiye. Reka tumusabe arakuze atangire atwibwira ngo tumumenye. Tuguhaye ikaze. Yego murakoze. Amazina ninde? Amazina yanjye nitwa Masengesho Jean Sauveur Gadi Yakobo. Yego. Na amazina ne buri muntu wese bitewe n'izina rimworoheye ajya ari nyakura ndajya mwitaba. Nje nafashe Gadi. Yego na hakibazo. Yego. Imbere ya kamera turi kumwe na Masengesho Jean Sauveur Gadi Yakobo. Nanjye wowe ikiganiro inyuma ya kamera nitwa Tumimana Concord. Reka dusabe Gadi atangira dusengera ngo Imana ituyobore mu iki kiganiro. Ni kari dusenge mu izina rya Yesu. Yego. Uwiteka Mana igira neza, Mana y'imbaraga, Mana y'urukundo, uyu mwanya turagushimye turaguhimbaje. Reka tugushime yuko tureberera aho twebwe tutareba, ukuriye amashimwe. Reka tugushime yuko Uwiteka tubereye ibyiringiro amanywa na nijoro. Reka tugushime yuko horo twitaho uko bwije nuko bukeye, ukuriye gushimwa. Uyu mwanya tumaze kugushima twemerere duce bugufi kuko turi ku isi, kandi isi turimo dora duterwa imyambi y'ibyaha. Uyu mwanya duciye bugufi ngo tubabarire buri muntu wese uri mu Rwanda, uri hanze y'u Rwanda, aciye bugufi mu maso hawe kugira ngo mubabarire, kandi ijambo ryawe riravuga ngo urawicaye ku ntebe y'imbabazi. Niyo mpamvu mu izina rya Yesu tumanje kugusaba imbabazi. Kimara kutweza no kutugira neza, twemerere dusenge kuko Uwiteka byiringiro bizima hari byinshi wadukoreye byiza cyane. Niyo mpamvu tugarutse ahangaha turi kugira ngo udusubize ibindi byinshi, kandi turizera tudashidikanya ko hahirwa uwizera kuko ibyo wamuvuzeho bizasora. Niyo mpamvu uyu mwanya tugushimye kugira ngo ukomeze ubane natwe, uturengere, utugirire neza. Tubigusabye tukwizeye mu izina rya Yesu urakoze. Amen. Amen. Gadi tuguhaye ikaze. Murakoze. Ni karibu kuri Concord TV show. Ndakeka yebwo bwa mbere ugiye kwiba ibyuma. Nibwo bwa mbere na amahirwe nje ndi kubona nk'inzozi. Inzozi? Gadi kubera Sabye Imana yari yarabimbwiye
nari maze igihe kinini mfite isezerano ko nzicarana n'abakomeye kandi kimenyekanishije hose. Ariko Uwiteka Imana iyo ikubwiye ikintu ujye ukirindira amanywa na nijoro. Niyo mpamvu uyu mwanya ngise nk'inzozi bitewe n'ibitangaza. Yakubwiraga ngo iki se? Yarambwira ngo nzajya muri studio kuvuga ijambo ryayo. Ikambwira ngo nzamenyekanisha mu mahanga. Ariko bitewe n'ukuntu nibonaga turi ku isi habamo gushidikanya bitewe n'ibibazo n'utuntu tugenda tuduca intege. Ariko Uwiteka Imana nishimwe cyane, nyihaye icubahiro. Uyu yari isaha yo kugira ngo ngere muri studio, ariko Imana ndayishimye, nyihaye icyubahiro cyo mu mutima. Ni ukuri Imana yacu ntabwo ijya ibeshya, isezerano irasohora. Imana ishimwe. Ni ukuri pe. Imana ishimwe cyane. Gadi twicaranye se ni umupapa, ni umusore, ni ingaragu, yarashyingiwe, bimeze bite? Gadi ni umusore ushima Imana. Imana yantoranyije mu basore benshi b'abanyabyaha. Byari inzozi kuba uri umusore ukavuga ijambo ry'Imana, ariko byari biri mu mugambi w'Imana. Imana yarambwiye ngo uzankorera, nakwicira inzira, nashaka akazi hirya no hino bikanga, bitewe n'uko nari ndi gukora ibyo Imana itambwiye. Ariko Uwiteka Imana yanshize mu bakozi bayo, ndi umusore, nabyo ndi kubishimira Imana cyane. Imana nishimwe. Gadi se wakijijwe ryari? Nakijijwe nkiri umwana, kubera mu rugo iwacu barakijijwe. Ubwo bantoje inzira y'agakiza. Najyaga gusenga ndi umwana, nsengera muri groupe yitwa Bacunguwe, ikorera ku ikanisa ngende umwangirikani. Iyo groupe iracyahari, barandeze bantoza inzira y'agakiza kugeza na n'ubu. Nanjye ngenda hirya no hino ndi kuvuga ijambo ry'Imana. Uwiteka Imana yangiriye neza rero, gusa byo ntago ari byo nirata, ubwo nirata Imana yanjye yonyine yampaye agakiza ku buntu nta kiguzi. Imana ihora itwitaho uko bwije n'uko bukeye, niyo mpamvu nanjye nyishima. Imana ishimwe. Yego. Iyo tumaze kuganira n'umuntu akatubwira igihe yakirijwe, wagize amahirwe, se twavuga ngo warakijijwe, ubundi umuntu akizwa ibyo yakoze. Uko wari ukiri umwana ubwo warakijijwe cyangwa wakiriye Yesu nk'umwami n'umukiza? Nakiriye Yesu nk'umwami n'umukiza kuko nari nkiri umwana, nta gakiza gafatika nari mfite. Kuko nabyitaga nk'imikino. Ariko ubu ngubu nibwo nasobanukiwe yuko Uwiteka Imana ishoboye byose. Nakiriye Yesu n'umwami n'agakiza mu buzima bwanjye, ndi umusore. Iyo umuntu amaze gutubwira rero ko yakiriye Yesu nk'umwami n'umukiza, tumubaza impano afite. Niba ari impano ufite ukazidusangiza, izo dufitiye akanya tukazikoresha, ubwami bw'Imana bukamamara. Murakoze. Imana ikimara kuntoranya, nagendaga ndabwiriza mu byumba by'amasengesho, nagera muri groupe bakavuga ngo nimbwirize. Ntabwo nari nakabimenye kubwiriza neza, ariko Uwiteka Imana ikomeza kunyagura mu murimo, ndakomera ndafatika. Uwiteka Imana irangije impano y'umuntu nziza cyane yo gusengera abarwayi, ingira umuhanuzi, irambwira ngo mwana wanjye nzagukoresha. Ibyo nabyitaga nk'inzozi, nabyitaga nk'ibintu bitabaho, ariko Uwiteka Imana yarabikoze. Uwiteka Imana rero nta kintu na kimwe ivuga ngo gihere. Icyo Imana yavuze ku mwana w'umuntu ni mpaka nk'izagisohoze. Yego. Ariko Gadi kuko kuvuga ngo ibintu byose tunabibonaga nk'inzozi kwanza harakuze ubabaye muvandi. Niko bimeze. Niko bimeze. Nakuze ntekereza kure. Natekerezaga kure cyane, ariko Uwiteka Imana yonyine aho ngeze ubu ntangiye kwishima mu buzima bwanjye. Ufite ababyeyi bombi se? Ababyeyi bombi ndabafite. Uri umwana kangahe mu rugo? Ndi umwana wa nyuma. Uri bucura? Mpamvu ndikubona uri guteta. Niko bimeze. Ego bucura we. Muherereze. Niwe mutoya mu rugo? Yego. Uti rwose ibintu byinshi nayibonaga nk'inzozi, ariko rero nibyo zuga ngo Imana iguha impano igikwereka ibintu ikubwira ngo ujye kubibwira abandi.
ni igitangaza cyane. ni igitangaza. Byatangiye gute rero? Hari mukuru wanjye wa gatatu kuko ari mu mukobwa. Yego. Yagiye gusenga, yari n'umugore icyo gihe yari yarashatse, nta mwana baragira. Barangije bajya gusengera ku ikanisa y'Abangirikani aho bita Kayenzi, ndabakurikira. Yego. Icyo gihe nari nkiri umwana cyane, ariko ngira inzozi kugira Imana impano y'ubuhanuzi. Barangije hari harimo abakozi b'Imana, baravatireka noneho dusengera abantu bashaka impano. Nari mfite ubushake n'ubushobozi. Ndangije ndagenda, nari mfite Bibiliya, ubwo barasenga, ndangije umwuka wera uramfata. Icyo gihe nibwo nari ngubonye. Ndangije mara nk'iminota nka 20 abandi bicenge nkizura umwuka. Bwari bwo bwa mbere. Bimbera nk'inzozi, ariko niho byatangiriye. Kugeza icyo gihe ntangira kuzura umwuka, ariko nyine nta kintu ndasobanukirwa, nta kintu ndabona. Kubera ubushake n'ubushobozi Imana yari yaranshizemo, ndakomeza ndasenga ndatitiriza, ariko Uwiteka Imana yangiriye neza. Imana ishimwe. Amen. Yego. Urakomeza bigenda ute kugeza aho noneho uhanuriye abantu? Ukaba gusanzwe uhanurira abo mu rugo gusa, cyangwa se bo muri quartier cyangwa ku rusengero, ukaba ugiye guhanurira amahanga yose, uko hano dukurikirwa n'abantu bo mu bihugu byinshi bitandukanye. Byarakomeje birakomeza, ngakunda guhanura ku rusengero aho dusengera, ariko Uwiteka Imana igakoresha abakozi bayo ikababwira ngo nzakugeza kure. Ubwo kure nageze, nabaga ku ikanisa nkajya gusengera ku yindi. Niho gusengera ku AR Burambi. Ni nsengera kuri AR Burambi. Kuri paruwasi ya Burambi. Wabaga wavuye ku ikanisa ya Burambi nkajya gusengera, ukajya mu Kamanga cyangwa ukajya ka Gitega, wumvaga wagiye kure? Numvaga yuko Uwiteka Imana yantumye kure. Ntabwo narinzi ko nzaza kuri kamera ngo mbwirize amahanga. Yego. Ahangaha ndi muri studio, ariko isi yose iri kumbona. Niyo mpamvu byambereye igitangaza. Uwiteka Imana igukerereje iragutegera. Gaho tubwire, urakomeza impano nyine iraguka, n'iryari Imana yagukoresheje nawe ukavuga uti pe ndagushimye koko, nawe makukiyemera yuko wabaye umunyempano uri umuhanuzi w'Imana byanyabyo? N'iryari byari byagenze ute? Hari umudamu turirimbana yari yarabuze urubyaro. Ariko twarasenze turasenga, arangije Imana mu mwana w'umukobwa, bafite abana 2. Icyo gihe iyo uri mu mpano y'ubuhanuzi, icyo hanuwe ntago cibuka. Ariko twe turi gusenga, arangije atanga ubuhamya n'abati ngene umwana naye naramuza atari ko Gadi ni bakunda kunyakura muri quartier. Ti Gadi yaratsenye ati umwana ati byavuye kuri we. Narishimye cyane, aho ngaho nasubijwemo imbaraga. Uwiteka Imana ikomeza nkoresha ibitangaza byinshi, ibyo nani byinshi byarasohoye, bitewe n'uko Uwiteka Imana yangiriye neza. Tubwira ibindi nka 2. Murakoze. Ndi kubyibuka. Uwiteka Imana ni byinshi cyane, nibyibuka ndabibabwira, ariko ndizera ntashidikanya ko Uwiteka Imana ikora ibitangaza. Imana yacu ikora ibitangaza, nta kintu na kimwe Uwiteka Imana ivuga ngo gihere. Hari n'abarwayi nagiye ndasengera, abo ngabo barakize. Hari n'undi wari waravuye mu muganda, ariko yarataye Mesiya mu mutwe byaranze. Hari umukecuru waje mu rugo, arangije aravanga ngashire none nje Gadi ndi iki ko ndi ngarago ndi umusore. Wewe wirebere hano hari ahiryo hari. Yego. Ndebe tuganire turi. Ko ndi umusore ko ntacyo mvuze. Kuki atagiye kureba bariya akaba ari njeza kureba. Undi mutima urambwira ati no kubera Imana. Yego. Undi mutima urambwira ngo Imana yagusiza amavuta. Umva, niyo waba uri uruhinja, niyo waba uri iki, niyo waba nta rugingo na rumwe ufite, ariko Imana ishaka kugukundisha abantu irabagukundisha. Icyo gihe nashimye Imana cyane, ndavanga Uwiteka gusa niwe Imana. Imana ishimwe cyane. Iyo ntego narayigendanye igihe kinini. Icyo gihe byageze utabukuzaniye uwo muntu wari wasaze. Uwo muntu yaravuye mu Bugande.
bamuzana iwabo, ariko mbere na mbere bamahije baza nta bansanze, ahubwo basanzeyo mama wanjye mbyara, ngo ndi gushaka Gadi uri kumushakira iki? Ni ukugira ngo aje gusengera uriya muntu. Byambereye igitangaza akimara kubimbwira, gusa byo nyine narishimye cyane, ndavuga ngo nanjye batangiye kuntumira ngo nje kutangira kubasengera, ndavuga ngo ibyo Imana yavuze byose bizasohora. Aho ngaho ntago nashidikanye, nakomeje gukomeza inzira y'agakiza, ndavuga ngo ugezeho byagenze gute nyine uko musengera? Icyo gihe narasenze, haza n'indi groupe narangije gusenga nayo irasenga, ariko byabaye byiza, uwo muntu yarakize, yakomeje gushakisha, yakomeje gukora imirimo yakoraga, Imana yaramukijije. Imana ishimwe cyane. Nasengeye abarwayi benshi batandukanye, ntago napfa kubibuka, ariko ni benshi. Ariko icyo nshimira Imana, nta muntu nasengeye wapfuye. Ntawe wasengeye wapfuye? Nta n'umwe. Uwiteka Imana yangiriye neza. Umaze gusengera benshi, mwe wamaze gusengera ntawe ndasengera ngapfe, bose barakira. Niyo mpamvu Imana nyishima cyane. Imana ishimwe. Ko numva ufite impano zidasanzwe. Imana yangiriye neza. Hari ababasengera bakavuga ati yatubwiye yuko arapfa nyine ati niyeze atahe. Yego. Ariko wowe ntawe urasengera ngo abure gukira. Imana imbwira ngo mubwira ngasenge yiyeze atahe. Ambwiraga ati arakira, kandi uwo muntu agakira, bitewe n'uko Uwiteka Imana ishoboye byose. Imana ishimwe cyane. Imana yagiye gukoresha byinshi, dukomeje kubivugaho twatwara iminota myinshi tutagiye mu mwanya w'ijambo ry'Imana, kandi naryaba ari ngombwa, sibyo? Reka tujye mu mwanya w'ijambo ry'Imana. Ni karibu. Murakoze. Tugiye kujya mu mwanya w'ijambo ry'Imana. Yego. Turasanga mu gitabo cya mbere cy'Abami, igice ni cya 18, uradusomera umurongo wa 37 ugeze ku murongo wa 39. Yego, Abami ba mbere igice cya 17. Yego, umurongo wa 37 uratugereza ku murongo wa 39. Abami ba mbere igice cya 17. Igice cya 17, umurongo wa 37. Igice ni cya 18. Yego. Uradusomera umurongo wa 37 ugeze ku 39. Yego. Dusome mu izina rya Yesu, igitabo cy'Abami ba mbere igice cya 18 dore ku murongo wa 37. Haravuga ngo nyumvira Uwiteka, nyumvira, kugira ngo aba bantu bamenye ko ari wowe Mana, kandi ko ari wowe ugarura imitima yabo. Uwo mwanya umuriro w'Uwiteka uramanuka utwika igitambo cyoswa n'inkwi n'amabuye n'umukungugu, ukamya amazi yari mu ruhavu yose. Maze abantu bose babibonye bikubita hasi bubamye, baravuga bati Uwiteka niwe Mana, Uwiteka niwe Mana. Amen. Imana ishimwe cyane. Uwiteka Imana nishimwe. Aya magambo narayasomye, nkimara kuyasoma arantungura. Aya magambo nkimara kuyasoma yarantunguye cyane, ariko Uwiteka Imana niwe Mana. Abantu bahungira mu bigirwamana, abandi bagahungira mu bitagira umumaro, ariko ahangaha Eliya we yaravuze ngo Uwiteka niwe Mana, kuko ari we yahungiyeho. Tekereza, Imana yaremye ijuru nta kingi ihagazeho. Uwiteka Imana ikaza ku isi ikabwira umuntu ngo nabeho akabaho. Uwiteka Imana ifite ubushobozi bwo kubwira umuntu ngo najye ikuzimu, kandi ikagira ubushobozi bwo kumukurayo. Uwiteka niwe Mana. Imana ishimwe cyane. Imana ihimbazwe. Haleluya. Ahangaha muri iki gihugu cy'Abisirayeli hari hayoboye umugabo bita Ahabu. Uyu Ahabu
ntago yakoze ibishimwa n'Uwiteka, ahubwo Ahabu yakoraga ibyangwa n'Uwiteka, kandi igihugu cy'Abisirayeli Uwiteka Imana yari iracejeje. Imana ishimwe. Haleluya. Arangije azana umugore, uwo mugore bamwitaga Yezabeli. Aramuzana amubera umufasha, ariko uwo mugore nawe atangira kwiyubakira ibigirwamana. Bazanye imana bita Bayali bayubakira inzu yayo, kandi muri icyo gihugu cy'Abisirayeli cyari igihugu Uwiteka Imana yahaye umugisha. Ngaho ibaze kuba igihugu cyawe ari icy'amata n'ubuki, barangiza bakakizanamo ibigirwamana, barangiza bakakizanamo imyuka mibi. Aho ngaho ntago byabaga ari sawa. Ni nko kuvuga ngo ugiye kujyana imyuka mibi mu rusengero ruvugirwamo iby'Imana, kandi Uwiteka Imana ntago imyuka mibi yakwinjira ahera. Imana ishimwe cyane. Imana ihimbazwe. Uwiteka gusa niwe Mana, niyo ntego ihari. Nk'Abanyarwanda mwe namwe bari hanze y'u Rwanda, ndagira ngo mbabwire ngo Uwiteka niwe Mana. Haleluya. Amen. Uwiteka gusa niwe Mana. Ahangaha hari abahanuzi bahanuriraga Uwiteka Imana. Abo bahanuzi bari bakonegita n'Uwiteka Imana bafite umwuka wera. Ariko abo bahanuzi habaho itegeko muri icyo gihugu. Ahabu atumizaho abahanuzi bahanuriraga Uwiteka Imana kugira ngo ababwire ngo batangire guhanurira Bayali. Ariko Uwiteka gusa niwe Mana. Ijambo ry'Uwiteka riravuga ngo umuntu ukunda ubugingo bwe, umuntu ukorera Uwiteka Imana ntago yita ku bugingo bwe, ahubwo aremera agakorera Imana, aremera Uwiteka Imana ikamugirira neza, kugira ngo Uwiteka Imana isohoze ibyo yamusezeranyije. Haleluya. Imana ishimwe cyane. Ndagira ngo mbwire abadukurikiye ahangaha muri studio ngo Uwiteka gusa niwe Mana. Uwiteka gusa niwe Mana. Imana yaremye ijuru n'isi. Imana yakoze ibitangaza bitandukanye. Uwiteka Imana idafite igihe yatangiriye kubaho kandi itazashira. Iyo niyo Mana. Ushobora kujya mu bapfumu bakakubesha ngira barakugirira neza, bakakumaraho utwawe ntagire icyo bakugezaho. Ushobora kujya gufata amafaranga ikuzimu, wamara kuyafata ukava muri uyu mubiri ukabura n'ubugingo. Ariko amafaranga Imana ikwihereye, ayo mafaranga niyo meza azagutunga, kandi wamara no kuva kuri Yesu uvuye mu mubiri ukagera mu ijuru. Ndagira ngo mbwire abantu badukurikiye ahangaha ngo nibakorere Uwiteka gusa, kuko Uwiteka gusa niwe Mana. Izindi mana zose ni ibigirwamana. Izindi mana zose zakozwe n'abana b'abantu. Haleluya. Hari icyaro bita Itishubi. Icyo cyaro nicyo umukozi w'Imana Eliya yabagamo. Yumva amakuru k'Isamariya abahanuzi babamaze bitewe nuko banze guhanurira Bayali. Aragenda aje ibwami. Arangije abwira umwami Ahabu ngo nutemera ko Uwiteka ariwe Mana, iki gihugu ndakivumye ngiteje amapfa, nta mvura izongera kubonekamo. Hagiye kubamo inzara, kugira uzemere ko Bayali nta kivuze imbere y'Uwiteka Imana, kugira uzemere ko ibigirwamana babisenga ariko bitavuga, kugira uzemere ko nta yindi mana twahungiraho atari Uwiteka Imana yonyine, iki gihugu ndakivumye. Haleluya. Ndagira ngo nkubwire ngo weho mukozi w'Imana, weho ukurikira iyi televiziyo, ndagira ngo nkubwire ngo ukomere kandi ushikame. Icyo Uwiteka Imana yakuvuzeho izagisohoza. Icyo Imana yakuvuzeho izagikora. Icyo Uwiteka Imana yavuze ku mwana w'umuntu izagisohoza. Icyambere ni ukubaha, tukayemerera, tugapfukama ku karago, tukayisaba ibyo dushaka izabikora. Haleluya. Amen. Imana ishimwe cyane. Imana ihimbazwe. Imana ni mutabura kwibigenza. Uwiteka Imana ni ndiho kandi yahozeho. Imana yacu nifite igihe yatangire kubaho kandi ntago izashira. Imana yacu ni Omega, ni itangiro kandi ni iherezo. Haleluya. Uwiteka Imana ibwira Eliya
ngukoze neza iramushyigikira, iramubwira ati mwana wanjye genda wishe ku kagezi bita Kereti, ugenda ukisheho kuko niho nzagutabara, bazagushaka ariko ntago bazakubona. Ndagira ngo nkubwire ngo Uwiteka Imana yo mu ijuru iguhishe, Uwiteka Imana yo mu ijuru iguhishe abanzi bawe, babandi baguhagurukiye abo ngabo basinzirize, babandi batuma utabaho aho ngaho Uwiteka Imana iguhishe kugira ngo ubeho. Eliya yaramuhishe, icyo gihugu cyo muri Isirayeli cyari kiyobowe na Ahabu, kimara igihe kinini harimo amapfa. Ahabu abwira abayobozi be, abwira abapolisi, abwira abasirikare, ubwo ndavuga muri icyo gihe cye, arababwira ngo nimugende mushaka umugabo bita Eliya Itishubi, uwo nguwo niwe wateje amapfa mu gihugu, nimugende nimumubona nzabagororera. Baragenda bageze Tishubi, baravuga ngo umugabo bita runaka mwamubonye, ngo nguwo ni umunyamasengesho yaragiye, ntaduheruka kumubona. Imana yari yaramuhishe. Rubanda bakunda bakakwisekera, rubanda bakavuga ngo urufashe ibitabo ngo uri kugenda, ariko ndagira ngo nkubwire ngo icyo Imana yakuvuzeho izagikora, icyo Imana yakuvuzeho izagisohoza, icyo Imana yakuvuzeho izagikora mu izina rya Yesu. Uyu mugabo bita Eliya ako kagezi gakamye, kandi Uwiteka Imana yari yarateje igihugu muri ayo mapfa, inzara yari yarabishe, barasenze ariko Imana yanga kubumvira bitewe n'uko babiciriye inzira, bitewe n'uko basenze ibigirwamana. Imana ibwira Eliya ati mugaragu wanjye genda. Aragenda ajya mu gihugu, ajya mu gace bita Itarufeti. Haleluya. Aragenda ahura n'umugore w'umupfakazi. Icyo gihe harimo inzara, ariko Imana yaramubwiye ati mwana wanjye nzagutunga, mwana wanjye nubwo uri kubona inzara ihari nzakugirira neza. Nta muntu wankoreye ngo yikorere amaboko, nta muntu wamvugiye ngo inzara umwice. Mwana wanjye humura, nzakwicazanya n'abakomeye. Mwana wanjye humura, nzakugirira neza. Mwana wanjye humura. Imana isezeranya Eliya byari igihe kinini, ariko Uwiteka Imana yarabisohoje. Haleluya. Abona umugore yari ari guca udukwi, aramubwira ati wa mudamu we wambabarira ukampa amazi yo kunywa. Agiye kuyazana amubwira ati nzanira n'uturyo nirire kuko inzara iranyishe. Amubwira ati mba nkubwire mugaragu w'Imana, nakubonye usenga Imana, nsigaranye agafu gake kurushi, ngiye kuvuga nge n'umwana wanjye tukakarya tukipfira. Icyo gihe harimo inzara. Haleluya. Amen. 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 Uwiteka Imana ibwira uwo mugore nawe yari akiranutse, aragenda ateka ako gatsima akazanira Eliya. Ndagira ngo nkubwire ngo umunyarwanda uri mu mahanga uje kugirira neza buri muntu wese, kuko ineza uzayisanga imbere. Uwo mugore ntabwo yitaye kari agafu gakeya, arangije aragakora akazanira umugaragu w'Imana ararya, bitewe n'uko yumviye umwuka. Uwiteka Imana isuka ifu mu biseke, imuhereza byinshi yari ashaka, imukura mu bukene. Haleluya. Amen. Arakomeza ajya mu rugendo rw'ivugabutumwa, ariko Imana yamubwira ngo ngera umanuke ugende uhure na Ahabu, umubwire muhurire i Karumeli, azane n'abo bahanuzi ba Bayali, musenge Imana irohereza umuriro ku gicaniro. Iyo ngiyo niyo iraba ariyo Mana. Imana ishimwe. Aragenda ahura na Ahabu, nshiye mu ncamake. Eliya abwira Ahabu azana abo bahanuzi ba Bayali. Eliya arababwira ati rero kuva muri benshi ngani mumanze musenge Imana yanyu niyohereza umuriro, ndabona hatsinzwe. Nawe reka banze bawe bamanze bakuroge, reka bamanze bakugirire nabi, ariko ku maherezo Imana izakugirira neza. Eliya asenga incamake, asenga amagambo 3, aravuga ngo Uwiteka nyumvira kugira ngo aba bantu babone ko ari wowe Mana. Uwiteka Imana yohereza umuriro ku gicaniro. Uwiteka Imana yigaragaza muri ubwo buryo. Ndagira ngo nkubwire ngo Uwiteka Imana niyo yonyine tugomba guhungiraho.
haleluya. Uwiteka Imana niwe wenyine tugomba guhungiraho, kuko ushobora guhungira mu bigirwamana, ibigirwamana bikakwaka ibyawe. Ushobora guhungira mu bigirwamana, ibigirwamana bikakunyaga n'utwara ufite cyangwa se ubuzima bwawe bikabutwara. Ariko nuhungira ku Mana izakugirira neza. Ndagira ngo nkubwire ngo Uwiteka gusa niwe Mana. Mwebwe mudukurikiye aha ngaha, Uwiteka gusa niwe Mana. Murakoze. Ijambo Imana yari yanshize ku mutima naho rirangiriye. Uwiteka gusa niwe Mana. Uwiteka gusa niwe Mana, nindiho, yabayeho, ariho kandi azahoraho. Ariko izindi mana ntizivuga, ntizikora, ntizigenda, ntizitekereza. Ariko Imana yacu ibyo byose iravuga, irakora kandi igatabara abababaye. Imana iguha umugisha mukozi w'Imana. Reka tugane ku musozo. Ugiye gutanga nimero yawe. Nge nagukunze pe, tuganye ikiganiro bwo bwa mbere, nundi nzongera ngo utumire twivugire imbaraga z'Imana. Waba gukunze nkanje nawe gakenera nimero yawe, akaba yaguhamagara mugafatanya gusenga. No mpamvu tugiye gusaba ngo utange nimero, ubundi dusoreze n'isengesho. Izina ry'Imana rikomeze kwamamara. Yego murakoze. Nimero yanjye ni 078 08 15 565. Niyiri no kuri WhatsApp. Urasubiramo 078 08 15 565. 078 08 15 565. Yego. Sawa, niwe kadusoze n'isengesho ni karibu. Kadusenga Imana. Uwiteka Mana igira neza, Mana y'inyembaraga, Mana y'urukundo. Uyu mwanya twongeye kuza imbere yawe turi kugushima. Reka tugushime yuko wabanye natwe mu ijambo ryawe. Twagusenze turi kuvuga ngo utangirane natwe, ariko urabikoze. Uratubwiye ngo nitugukorere kuko ni wowe Mana ishoboye byose. Uyu mwanya rero nsengera buri mwe wese ukurikiye iki kiganiro cy'ijambo ryawe, kugira ngo utahe mu mutima we kandi abarwayi bakize. Buri umwe wese ufite ikibazo umwiyereke, kandi mu izina rya Yesu abafite ibigeragezo abo ngabo ndabakweretse. Wishurire abantu bafite amadeni, kandi mu izina rya Yesu icyubahiro n'ubutwari byawe ntibikabaveho, kandi imbaraga zawe Uwiteka byiringiro bizima zijye zibomaho uko bwije n'uko bukeye. Ukomeze ubane natwe kandi utuyobore, tubigusabye tukwizeye mu izina rya Yesu. Urakoze. Amen.